Yesu ashimwe cyane. Bene data, ndabashuje mwese aho muri hose, aho mukorera hose, abazakurikirana ijambo ry'Imana turimo kuganira mwese. Navuze ngo shalom shalom, kandi turabasaba gukora subscribe kugira ngo mujye mukomeza gukurikirana ijambo ry'Imana rinyura kuri iyi channel yacu, mudushigikira, mudusapotinga kugira ngo ubutumwa bwiza bukomeze guhama. Yesu abaho umugisha. Kandi turashimira ababikoze, turashimira ababanye natwe, turashimira abahagaranye natwe. Yesu abagiriye neza. Turimo turaganira ku ijambo rivuga umumaro w'umusaraba. Reka rero dusenge. Mwami, turagushimye kubw'imbabazi zawe, kubw'umusaraba wawe, kubw'incungu yawe. Icyubahiro ni cyawe mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome uyu murongo 2 yo muri Matayo 27:51 tore tuganiraho. Haravuga ngo umwenda ukingiriza hera cyane h'urusengero utabukamo kabiri, utangirira hejuru ugeza hasi, isi iratigita, ibitare birameneka, ibituro birakinguka, intumbi nyinshi z'abera bari barasinziriye zirazurwa, bava mu bituro maze amaze kuzuka binjirana mu murwa wera, babonekera benshi. Amen. Turimo turaganira ku mumaro w'umusaraba, niko twavuze. Hano hantu hari amagambo avuzwe akomeye. Aravuze ngo Yesu ashimwe cyane, avuga ngo umwenda ukingirije ahera h'urusengero, ahera cyane uratabuka cyangwa ucikamo kabiri kubwo igitambo cyo kumusaraba cyangwa kubw'umusaraba wa Kristo. Iri niryo jambo nashatse ko tuvugaho uyu munsi kugira ngo turebe ibintu by'agaciro abizera bakuye ku musaraba wa Kristo Yesu. Icyambere, kuna hera hari hateye, ubwo yavuze ngo ahera cyane, Bible bivuze ishingiye ku isezerano rya kera, ivuga ku ihema rya Mose. Ihema ryari rifite ahera. Aho hantu ahera habaga hari abatambyi, niho abatambyi bakoraga ubutambyi bwabo mu bihe byabo by'ibitambo cyangwa byo gutamba ibitambo. Hakaba handi hahera cyane hari hatandukanyijwe n'ahera. Aho hahera cyane rero nago hinjirwaga n'abatambyi bose. Aho hahera cyane hinjirwaga n'umutambyi umwe mukuru. Uwo mutambyi mukuru nawe yahinjiraga rimwe mu mwaka. Ntabwo yari afite amahirwe yo kwinjira buri gihe, kuko inzira yihinjira buri gihe yari itarafungurwa, yari igitegurwa. Yahinjiraga rimwe mu mwaka, akahinjizwa n'inka yiriza idafite inenge, akaba aribwo yinjira rimwe agatanga ibitambo by'abantu byo byaha, akabanza akitambira ibye by the way, kuko ubwe nawe ntabwo yabaga yizeye ko akwiriye kwinjira hahera cyane. Rero umusaraba wa Kristo wakoze iki? Umaze gutamba nko Bible bivuze, nuko ngo akigera ku musaraba, ikiguzi gikwiriye cyarabonetse. Nuvuga ngo hari hataraboneka ikiguzi gikwiriye cyo kwinjiza abantu ahera cyane. Hinjirwaga rimwe mu mwaka. Najya ngo munyumve, ahera cyane ni mu bundi bwiza, no kuvuga ngo ni mu bwiza bw'Imana bwuzuye. Reka ariko tuvuga ni mu busabane bw'Imana budasanzwe, ni mu bumana nyabwo. Hari hataraboneka rero inka ishobora kuhakingura burundu, hari hataraboneka intama ishobora kuhakingura burundu, hari hataraboneka ikiguzi gishobora kuhakingura burundu. Ku musaraba wa Kristo rero igihe yatangaga, Bible ivuga ko umusaraba yatangiye inzira y'umusaraba mu gitondo nka 3:00, guhera 6:00 kugeza 9:00 nibwo isi yahinze umushyitsi. Ubwira kabiri buramanuka. Yesu mu masaha 3 nirwo rugamba Yesu yakoze rwo gukingura uyu mwenda ukingirije ahera. Bigeze ngo 9:00 nibwo isi yasadutse, nibwo umwenda ukingirije ahera wakingutse. Bivuze ngo hari habonetse ku musaraba wa Kristo. Icyambere, niho havuye ikiguzi gikwiriye. Haleluya. Kitari inka yiriza ihakingura rimwe mu mwaka.
kitari ikimasa kidafite inenge kiyakingura rimwe mu mwaka. Ku musaraba niho habonetse igitambo cyangwa ikiguzi cyangwa umubiri cyangwa amaraso akwiriye akingura hahera cyane burundu. Haleluya. Ako ni agaciro kamwe kubizera k'umusaraba gakomeye kataboneka ahandi. Bivuze ngo kugira ngo umuntu yinjire hahera, kugira ngo umuntu yinjire mu bwiza buruta ubundi bwiza bw'ubumana, ntabwo asabwa kujyana inyana yiriza, ntabwo asabwa kujyana ikimasa, ntabwo asabwa kujyana ituro runaka, ntabwo asabwa kujyana ikiguzi runaka, ntabwo asabwa kujyana amashiringi runaka, ntabwo asabwa kujyana amafaranga runaka. Asabwa kujyana kwizera imbaraga z'umusaraba cyangwa kwizera Kristo wazutse. Ubwabyo byonyine nicyo gitambo gikingura hahera cyane. Haleluya. Umuntu nakwigisha akakubwiriza akagutoza kwinzira yahera cyangwa se inzira yo kwinjira mu busabane bwawe n'Imana ikingurwa n'ikiguzi cy'ibintu dutunze, uzamenye ko usengana n'umupfumu. Icyo nicyo kintu cya mbere kigaragaza abapfumu cyangwa abaraguza basenga. Nagwa hahera hashoboye gukingurwa by'iteka n'inyana yiriza kuva ku gihe cya Mose yubatse ibonaniro, ngo nabwo ngo hajyagayo umutambyi umwe mukuru, nabwo akinjira rimwe mu mwaka. Ariko umubiri wa Kristo ku musaraba, haleluya, washoboye kuba ikiguzi gikwiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Icya kabiri ni uko umubiri wa Kristo ku musaraba washoboye kutubonera inzira yo kwinjizwa hahera cyane. Bivuze ngo iyo nzira yari ikinzwe nk'uko Bible yabivuze. Iyo nzira yari ikinzwe yinjirwamo rimwe mu mwaka, nabwo ikinjirwamo n'umutambyi mukuru, si abatambyi bose, na nubwo ari rubanda rwose, n'uwo mutambyi akajyana igitambo cy'inka yiriza. Ariko umubiri wa Kristo ku musaraba waduciriye inzira twese abizera. Haleluya. Abizera umubiri wa Kristo wadufunguriye inzira, waduciriye umuhanda, waduciriye irembo ryo kwinjira hahera cyane, bidasabye umutambyi, bidasabye ubutambyi, bidasabye igitambo, bidasabye undi muntu wese. Gusa Kristo n'umusaraba nawe no kwizera bigafungura inzira ukinjira hahera cyane mu izina rya Yesu. Icya gatatu twaboneyeho gucungurwa kwiteka, gucungurwa kuzuye. Bivuze ngo kera ntago gucungurwa kwari kuzuye cyangwa ntago kwari ukwiteka. Kubera iki? Iyo umuntu yatambaga ikimasa cyangwa se agatamba inka yiriza cyangwa se agatamba intama bitewe n'ubushobozi bwe, cyangwa se agatamba ihene cyangwa se agatamba inyoni zinungura cyangwa agatamba buri gitambo cyose bitewe n'ubushobozi bwawe, iyo yagitambaga akongera agacumura cyangwa agakora icyaha, nibwo yakora igisa na cya kindi cyangwa agakora ikindi, ntabwo cya gitambo yatambye cyashoboraga kongera kumwezaho icyaha yakoze, kuko icyo gitambo ntabwo cyari cyuzuye. Ariko Kristo niwe gitambo cyuzuye cyo ku musaraba cy'abizera. Iyo twizeye Kristo, niyo twongeye tugakora ikosa, ntabwo bidusaba kuzana ikindi gitambo. Igitambo twatambiye ari cyo Kristo kiruzuye. Ni ugucungurwa, habonetse gucungurwa ku iteka ryose. Haleluya. Lila sitali. Yesu abaha umugisha. Ku musaraba habonetse gucungurwa kuzuye. So dako kera ntago gucungurwa kwari kuzuye. Iyo umuntu yakosaga yarongeraga agatwara ikindi, kuko igitambo yakoze yatambye ntabwo cyari gifite ubushobozi ku kindi cyaha akoze. Ariko twabonye gucungurwa kuzuye ku musaraba wa Kristo Yesu, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Igikurikiraho icya kane ndagira ngo twabonye ubusabane n'Imana bwuzuye. Twabonye ubusabane n'Imana bwuzuye. Icyanyuma, umuzuko w'abapfuye. Ku musaraba niho habonetse umuzuko w'abapfuye. Biravuze ngo abera bari mu bitare barazuka
ibituro byabo by'abera birakinguka, barazuka. Ngo Yesu azutse ku munsi wa gatatu ngo abonekana w'umurwa wera. Bivuze ngo ku musaraba niho habonetse umuganura w'umuzuko w'abera, w'abizera. Ibyo ni ibintu by'ingenzi nka bitanu Mwuka yamaye kuvuga aho byavuye ku musaraba. Mw'abakristo mwe, mw'abizera mwe, mwizeye umusaraba wa Kristo, mwagendeye ku musaraba wa Kristo, mwizeye Yesu wabambwe ku musaraba, mufite agaciro, dufite agaciro. Ibintu twizeye bifite agaciro, ibyo twiringiye bifite agaciro, birusha ifeza, birusha izahabu, birusha iby'isi byose. Ibintu by'isi ntibikagutware, ntibikagukura umutima, ntibikagukurure, ntibikakwibagiza imbaraga z'uyu musaraba, ntibikakwibagiza agaciro k'umusaraba wa Kristo. Mu izina rya Yesu ndabinginze, mu by'ukuri tujye duba mu isi, tujye dukora mu isi, tujye dushaka ibyo bidutunga mu isi, ariko ntitukabirenza umusaraba wa Kristo. Ufite agaciro ibintu by'isi bitaguha, kuko ibi byose mvuga abantu baragerageje, ariko ntabwo bigeze bibasha gukora ibi bintu mu buryo buhamye cyangwa bugumaho, keretse umusaraba wa Kristo n'igitambo cya Kristo cyabonetse ku musaraba. Yesu abaha umugisha kandi abagiriye neza. Umusaraba wa Kristo turimo kuvugaho muri iyi minsi, umusaraba wa Kristo ni ikintu kidasanzwe kubizera, ni ikintu cy'imbaraga kubizera. Mu izina rya Yesu, amen. Yesu abagire neza kandi abiteho, mu izina rya Yesu, amen. Mwami, ndagushima kubw'umusaraba wawe, ndagushima kubw'imbabazi zawe, icyubahiro ni icyawe, mu izina rya Yesu, amen. Jyaneza abana bawe kubw'umusaraba wawe, amahoro yababeho, mu izina rya Yesu, amen.